ngo guhindura ntabwo ari uguhindura guhindura gufata ikintu uko cyari kimeze kikaba ikindi. Icya kabiri, iyi Imana yiteguye kuzagukoresha ibintu bikomeye uzureke igutegure tukirengagize umuteguro. Abari hano mwese muzi cyo bita umuntu uzagira akamaro cyangwa numaze kukagira guhera mu bana banyu nawe mukorana umurimo w'Imana. Umuntu ku mukristo ni kimwe, kuzava mu isi afite ibindi yagezeho ni kindi. Gukizwa ni kimwe, kuzakora iby'Imana yashatse kuzakora ni ibindi. Ndagira ngo twitonde ikintu cya gatatu wenda tuza gutindaho, nibanga ry'imbaraga z'Imana zikorera muri wewe nk'umwihariko. Aya magambo ko ari atatu, Imana idufashe tuyavuga umwanya mutoya. Haleluya. Ariko mumbabarire mbanze mvuge, munemerere mbanze mvuge ibintu bitatu. Ibi bintu bitatu ngiye kuvuga ubitindeho cyane. Icya mbere, utegerezwa kumenya ibintu Imana yavuze. Murabizi ko ababyeyi bafite urukundo rwinshi ku bana babo kandi bafite ibintu bababwira bakagira n'ibyo babaraga. Ariko uzutangarira ukuntu abakristo batinda ku bintu bizabafasha mu buryo bw'umubiri gusa, tibatinde kuca umwuka yavuze bazakora. Yesu yamaze imyaka nimba ari 30 yamaze, yavuye mu isi akoze ica umwuka yavuze. Intumwa zamwakiriye nyuma yuko binjira mu ijuru, bavuye mu isi bakoze ica umwuka yari yaravuze. Haleluya. Ibi ni ibintu byihisha abantu benshi b'Imana, rimwe na rimwe ukumva aranyuzwe gusa kuko ari pasiteri cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuririmbyi, ariko hari ibintu bindi yakagombye kuba azova mu isi asize akoze. Ijambo rya kabiri, haleluya, utegerezwa kuzava mu isi warahombeje Jehanamu. Ndasobanura, guhomza ni ngo gupia. Guhomza Jehanamu n'abantu bari bagiye kurimbuka, ukaba umwe mu bantu bahagarara ku muryango ntibarimbuke, kabya homza. Nimba yari gutwara abasore 30 ibatwaye mu businzi n'ubusambanyi, igatwara abagore 40 ibatwaye mu burozi n'urugambo, ukabagarura. Icyo nuwango gifatanije n'ikindi, nyuma ukungura ijuru. Hari abantu benshi bari hanze bagutegereje, tangira kwiyumvisa kuri umwe mu masoko y'imigisha akwiriye gutembera igihugu n'ibihugu n'isi. Abakora ibyaha, abari mu mwijima, abo Satani yatwaje igitugu, ukabazana ukabawujuje ijuru. Mu Gifaransa babyita combler les cieux pieds Jehanamu. Ayo ni amagambo abiri, cya mbere n'icya kabiri. Icya gatatu, haleluya, Imana y'umwami wacu igufashe uwishurirwe kumenya ikintu ushaka. Abongereza bango what do you want? Ntabwo bamu mukristo gusa ngo nsengera Nyamavira, nsengera Mwiki, nsengera Kongo, nsengera he, utazi icyo ushaka cyane. Icyo ushaka ndakikubwira, Imana nigufasha uzave mu isi cyarabaye. Dukomere Imana make cyane bene data mu izina rya Yesu. Gituma uzubona abagabo b'Imana n'abagore bakoreshwa n'Imana none nesho tibuyibaza ukuntu bageze kuri ziriya mbaraga. Gituma utinda gusa ngo narakijijwe, tibuyibaze nimburi ku rutonde rw'abantu. Haleluya. Bazasohoza umugambi w'Imana kwisi. Utegerezwa kumenya, icyo utegerezwa kumenya wa mugabo we, wa mugore we, wa muhungu we, wa mukobwa we, ni ubuzima bwo gusigwa. La vie de l'onction. Iki kiraruta ubutunzi bwose uzabona kwisi. Murabizi kwisi irimo abanyepolitike, irimo abanyembaraga, irimo abakire. Nta sano bizagirana n'abagabo b'Imana bakiriye Imana gutya bakaba barayitunze mu buzima bwabo. Munemerere gatoya dusome ibyanditswe byera. Baza mugenzi wawe cyo turakibazanya, mubaze ngo ese mu Mana uzi icyo ushaka? Umugabo Imana imumugisha cyane pasiteri wavuze ngo abantu barasirimba. Uzi si kibazo nuko abakristo benshi bazi Imana cyane ariko Satani kabihisha.
ko satani igira amazina menshi murayazi. Rimwe ni satani nyine n'umwanzi cyangwa umuntu utagira umuntu bakundana tawe. Satani ntigira inshuti n'umwanzi gusa. Ikindi ni inzoka murabizi ko igira amakenga adashira. Tiyo kwizera be nubwo wokurya. Uzubuturutse iyo keri kaba yabise. Isa nayo citsite ize gusa. Igukome cyangwa irume ndakoresha amaterume yombi. None ugasanga abakristo batinda cyane bamenya Imana ariko amayeri ya satani ntibayimenye. Akaririmba wenyine ngo twaratsinze ubu ndumutsinzi yagera hanze agakora icyaha kandi ari wari kuririmba hano. Hosikindi satani ntuyizi devil. Niyo uzumva ni gute satani yohiga ikazisanga Adama hwari uvugana n'Imana none nejo. Igasanga Samsoni bari ufite imbaraga zikirenga. Igasanga abana b'Abanyisraeli bananiwe kuvumwa n'abanyamahanga batakebwe. Iyo yinjiye gatoya ibishaka gusanga irume yagusita mu busambanyi cyangwa yaguta mu burozi nuko ikabirigende nta kindi bishaka tishaka ngo ikurye cyane ikumare tinashaka ngo igice kinini iziruma gusa. Ubwo mwijije mwuga mubi wo kwiba cyangwa uburaya nagende nashaka sirimbe cyane nashaka je mwivuga butuma sikindi c'est pas vipère inzoka ijambo ry'Imana n'abanga bagaragu b'Imana bakiri Imana bazayikandagira dukomera Imana mashyane mu izina rya Yesu bazakandagira bimwe muzimana yavuze ibintu bitatu bikomeye cyane. Icyambere kwirukana abadayimoni. Icya kabiri gukandagira inzoka. Icya gatatu kutagira ikintu satani yokora ngo kugira icyo kigutwara nico bita kuzarya ibyica mpfupfi. Ongera baze mugenzi ngo se iby'Imana yavuze ugeze kuri bingahe? Ngo narakijijwe ngo nande ndi pasiteri tumuvuga butumwa mpuzamahanga kandi agifitirari yabaye injecte satani harakantu yateye gusa nuko igateye genda tufite amafaranga hari ico bitwaye ntawo gutenga bene wanyu baruzuye sikindi yaguteyemo amayeri yo kumva ko kuri igitangaza ntawo gukoraho kandi warakoze cyakigiye kumara imyaka 2 gira mugenzi ngo Imana igwishurire ivy'Imana yavuze. Tuzamura Imana wako haleluya Yesu. Birasaba abantu b'Imana guhishurirwa cyane tukazitwarwa mu kigari umwuka w'Imana imwe mu myuka Paulo yavuze. Umwuka ukomeye cyane natinye ni umwuka urobanura imyuka. Umuntu agatangira kuvuga ku ndimi akandika n'amandiko undi wuzuye umwuka w'Imana utavangiye akamenya ngo uyu mwuka si w'Imana. Eliya safani yasima haleluya. Umuntu akaza kishamangaza agakora ibintu hano umunyamwuka wicaye iriya nimbara umugore cyangwa nimbara umugabo yaryama gute umwuka akambwira ngo nubwo mwabona guriya kana kabwiriza cyangwa nubwo mwabona gahakora iki umwuka yatubwiye ibindi biri inyuma. Umwuka wishura indi myuka bezi Imana cyubero haleluya Yesu. Biragusaba gusenga kugeraho wakira Imana igira ibintu isitagira. Tugarukire kubisubizo gusa ngo washurirwe washatse wabonye amafaranga wabonye iki gera aho abera bazabagera. Cyoza bita s'élever dans une grande puissance. Uzuzamuka ukageraho utakinebwa ukageraho badayimoni batagera ukageraho abarozi batopima. Bwezi Imana cyubero haleluya Yesu. Ibi tibihabwa umuntu wari wese n'umuntu witanga agatanga cyoza bita sacrifice. Bazita payer le prix pour taise gutanga ikiguzi kiremereye. Abo bakobwa bamize Yesu n'abadamu bamize Yesu n'abagabo bamumize abapasiteri bakijijwe bazabageraho abandi batazabagera. Tukazugarukira ku nkombe igira umuhengeri en profondeur deepest. Tuzamura Imana muko haleluya Yesu. Simtangwa gutarama mu kabiri gusa senga kugeza ikirere gikingutse. Ntabwo ari ugusirimba gusa sirimbira ku ntego kugeza wenduri ya mwana uhawe usengera abohotse swat aretse icyaha cyangwa akoze ubukwe. Tukazureba ibintu satani hayikora mu muryango satani ngo guma batware gutya ngo twiwacu nuko biveho bireke bwira Imana ngo ndabirambiwe ndambiwe no kumva mu muryango wacu iki indwara zidashira. Senga kugeza ibintu bihindutse bavyita prayer until something be happen cyangwa fezanote ngo gusenga kugeza umenya impamvu ko dusenga tukaba tugiye kumara ibyumweru 3 ko twiyirije twaba twagiye masayina none ko bitaba impamvu ni biramugenze Imana izayivuga.
tuzamura imana ko haleluya Yesu duheze imana icyubahiro haleluya duheze imana icyubahiro haleluya Yesu ntabwo ari ubukristo gusa ugomba gusenga kugeza satani iremze ikaremba uyu muvuyeho ikamanika amaboko uyu nguyu reka mureke umugore yari kwakomanga umugabo wanga imana utubaha n'abantu tiyubaha imana kandi ntakunda n'abantu araremba agera ku rwego avuga ati ye reka mukingurire arakingura bari basenga bene masengesho tubaza bita mu Cyongereza knocking gukomanga ubugeze kwa president iyo umuntu akomanga ntubukiririya kure ubo bageze mu marembo ya presidence dima duyazimana cyo haleluya Yesu simbira gusaba kwitonda turaza gusoma ivyanditswe tukadusenga ngugarukire hafi uzushaka usabe ugere ku rwego nokinga ukomange ese iki kibazo kidashira niki why you need to know you need to ask you need to know biragusaba nshuti yanje kumva cyane nimba imana yaravuze ngo nkunda bankunda iyo ubaye murabo haleluya haleluya nimba imana yaravuze ngo abanshakana umwete bazambona iyo ubibonye Yesu mwami wanje wanesheje nimba imana yaravuze ngo ikibazo kizaba ikibaya iyo kibaye ikibaya kirinziki kere tudahari kere tutagitaka kere tutadusenga imana ya Israeli nimba imana yaravuze ngo wa musozi munini we wiyitiki iyo uwo musozi utawe mu nyanja wakomeye imana mashi cyane bwira mugenzi wawe ngo se ivyo bibaye bwira mugenzi wawe ngo se ivyo bibaye iyo bibaye birinziki biraba utarambirwa utarambiwe ikibazo ngo nuko niko imana yabishatse abandi barasenga kugeza igihe haleluya Yesu nani shimwe cyane bene twinjije mu zanditswe byera tugiye gusoma icyanditswe nico duheraho tangira kuyumvisa kuzafasha kuyifasha mu rwego ruhe haleluya bakazamenya ngo imana ibaho binyuze muri bo ntabwo ari ngo birahera ku bufasha ubungubu abantu bazi umuco wabo gutyo wamurika nyamavira kayure bakamenya ngo hariya hataramiye abera nimpagera umutima uraruhuka hari umugabo ukomeye cyane uherutse gusenga amasengesho akomeye bamwita France wenda abantu bavuga ko bumva Francis cyangwa François d'Assise muri Assise mu Taliyani yarasenze umugabo yarantangaje cyane mu mateka asenga amagambo 15 yanditswe mu rwego cyane rw'abantu basenga abantu bakunze gusenga cyane bita ngo n'abakarismatike muri katolike ariko cyane ayo masengesho abafishe ku rwego rw'isi yasenze abwira imana ngo mana ngira umugabo uzi w'amahoro yawe aha amahoro yabuze bahagararabe aha abantu bacita intege nimpagera abantu bongere basubizwe mu imbaraga c'est François d'Assise yasenze ayo masengesho afata urwego rw'isi wewe bagirira nabi nawe ukabagirira nabi wowe umugabo uzi gute wewe bahemukira abana bawe nawe ukazahemukira babo uri umukristo ubarushiki wobatse Yosefu timuhuye sikindi afite aho yageze Yes ashimwe cyane bene ntabwo ari kuvuga ngo ni umudamu umukristo gusa ugomba kugera ku rwego ubu umudamurira uboroga usenga amanywa nijoro kugeza ibintu bibaye nkuko imana ishaka ko biba reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu itangiriro ariko turabakiriye mwese mu izina rya Yesu haleluya turifuza ngo ikirere cyo mu ijuru kizakigera ku rwego gikinguka kubera wowe genda utinya imana wanga icyaha burundu ubwira imana igufasha ikamuremo iyo mizi yose ya kamere mbi ipfe uzuririmba indirimbo wumva umvuga uti ncuru iririmbo yisubiremo ndashimira imana cyane kubw'inshuti yanje Patrick sashimwe cyane sinovuga byinshi reka dusome icyanditswe baragisoma mu ndimi nka zitatu kugira ngo wumve neza bwira mugenzi wawe ngo guhindura reka Yesu ntabwo biri mu kubatera agahinda umuntu w'umukristo wasenze akarara mu butayu guhindurwa n'umuntu urya ivyatsi cyangwa w'indaya wabigize umwuga agahindura waraye mu butayu wanditse amandiko tibiza bibatera nk'agahinda watumishe kubona umuntu wasenze yoba pasiteri cyangwa pasiteri kazi yoba umuyumbe guhindurwa n'umuntu ufite amafaranga yoba amanyakenya cyangwa amadolari adafite imana muri we yarangiza agakora icyo bita konkeriri agafata ubuzima bwawe wo kubahisha imana gute nka Daniyeli wayuhindurwa n'abantu kiri hano Kenya utaraje hanze
ayilivaniza ilimanga benia ni ngombwa ngo wubahirize Imana nushaka uhere ku Mana wabonye simvuga imurenge gusa simvuga Kongo gusa abantu babaye ni henshi mu Rwanda mu Burundi Uganda Imana wamenye niki hayimara muri iki gihugu ni bangahe umaze kwereka ku Imana ibaho cyangwa bo nibo bagutwaye muzabo mubahindure tibabahindure kuko ari ryo sezerano mwahawe mwene data ntukazuna ngo Kristo nugukina kandi tukagirenga amasengesho azasengwa n'abana n'ay'abagabo dukomera Imana cyane gusenga nuko abagabo bese Imana cyubahiro haleluya yes biragusaba kugira imbaraga kuba pasiteri ni kimwe kumuvuga butumwa ni kimwe ugira imbaraga tiya la puissance nshuti yanje ibi ni ibibazo abanyamuka bazabibaza umugabo w'Imana ariko abaza abantu mwese mwakiriye umwuka wera umunsi mubatizwa abandi ngo abagere hakaza base ninde wabaroze ko mwatangiye umubiri uje gute umuntu asa w'umukristo ariko agatinda cyane muri kamere hari abantu batatu umuntu wa mbere ni umupagano utarakizwa umuntu wa kabiri ni umuntu wa kamere umuntu ukizwa ariko ntakizwe neza akaguma gakorera ibyaha mu rusengero cyo bita la vie charnelle umuntu wa kamere udashira umujinya wanze gushira tibomenya ko yakirijwe amahane yanze gushira ishariti ryashize aho kubango agenda umunyamwuka yabaye igisitaza gusa skandal bidashira uwa gatatu ni umunyamwuka rero ntabonekera birasabwa birashakishwa birakurikizwa reka dusome itangiriro kugira ngo tuze gutanga umwanya mutoya niyagira dufasha gusoma igice cya 24 umurongo wa 58 n'icenda kugeza kuri 60 hanyuma dusoma aya magambo ko arabiri ni katatu reka dusome mwene data tufashe ndari ukunze ubundi ufite Bibiliya ijambo ry'Imana ifate gatoya ufite Bibiliya ntagatifu nawe ayifate gatoya dusoma aya magambo kuri 60 katuzamura Imana amaboko. Hallelujah. Tuzamuna Imana nuko twese mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yes. Bizagere ku rwego ugira Imana yawe. Itandukane n'Imana y'abapfumu, n'Imana z'abaruzi, n'Imana z'abanyamahanga batakiwe. Ndashimira Imana cyane kuga umugaragu w'Imana. Yamuze azanezeza cyane. Mu gisirimba cyambere abantu bagisengere pfiriya. Nagaza mubona gucya nuko wenda cavuye muri phone. Ariko cyo kintu cyanantangaje. Soma twumve cyane. Reka twumva amagambo yavuzwe bahe basezera Rebeka aha yabwirwa abantu b'Imana kuri none simbizi nimba hayuhindura cyangwa nimba warafashwa amateka simbizi nimba umukristo umunyembaraga cyangwa nimba warabaye umunebwe bidashira abongereza ngo you sleep too much urasinzira cyane wa mudamu we uzogera kubyiza gute bizanwa n'amafaranga se gusa uzo abana bawe bazogera mu mbaraga gute urabasengera se cyane umwanya uhagije ese wowe ubwawe ubuzima bwawe uzinjira mu ijuru gutya gusa oya unaomba kutafuta Mungu kwa makini ngaye sama twumvise Itangiriro 24 n'umurongo wa 59 Bibiliya iravuze ngo basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we basezera kuri Rebeka aba n'abagabo b'Imana uyu ni umuryango w'abantu bari bazi Imana umukobwa wabo yaragiye gushakwa kwa Ibrahimu abanyamwuka abanyamavuta abanyamasezerano awavuye ari mu wundi muryango wabera ni nk'ubuzima bwa Elukana na Ana cyangwa ubuzima bwa Elizabeth na yes Zakaria umugabo wa Elizabeth ni si Zakaria hari murabyibuka neza abo bantu ko ari babiri babyaye nk'imyuka ari Elukana na Ana babyaye Samuel ni nk'umwuka babyaye utangira kugenda mu isi niba mugabo wavuye mu isi ntama ryogo yicaha avuze arinda apfa dukomere Imana mashya arinda ava mu la paix passine. Hallelujah. Atukuza Elizabeth nande na Zakaria waga mu gitaramo yose imibavu buri munsi asengera ubwoko bwa Israel ngo babyare Yohana niba mugabo wabwiye president ngo irukana umugore wa kabiri wenyine mu mateka dukomere Imana mashya irukana umugore wa kabiri president de la Republique niba kubera umwuka w'Imana bari muri we niba wahanga yabwira umugabo Herode ngo irukana Herodia uyu si umugore wawe isezerano mwirukana niwe mugabo wari kubwiriza abasirikare niwango nawe yabaye nk'umwuka niba wari yubuki bw'ubuhura nizige uzugera ku rwego ry'ibinda abantu bataza barya ukagera ku rwego utekereza abandi badatekereza ukagera ku rwego
ashoboye kuvuga ibintu abantu batazabavuga. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya Yesu. Haleluya. Ibi biragusaba kutinda. You need to stay. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya Yesu. Tanga ari ugusenga gusa. Genda ufata umwanya utindane n'Imana nshuti yanjye. Baramusezera baravuga ngo wa mukobwa we urashatse hari ushatse reka tugeze briefing bayitanze kuri 60. Ngo Yesu matwumve nshuti yanjye. Natwihanganira cyane keneye dutangire tangira. basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umuresi we. Ni nguko bosezera ku muntu uvuye mu kindi gihugu. Basezerera umugaragu aje Kenya bati ntituhazi ntituzi n'imyuka wa mukobwa we uzaguma umukristo umuriro ratse. Ai vamaya. Ni nguko bosezera umudamu wasenze mwataramanye nawe mu rurambo cyangwa ahandi n'ahandi ni mwoba. Bagatebo urinjiye muri Kenya ntitubizi uwageze imyuka izatuze y'abadayimoni. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Sindi gusaba gutindana n'Imana cyane kugira ngo uzakora iby'umwuka yavuze. Tuzapfa kubikora gusa n'amaboko, tuzabikora gusa muri connaissance isanzwe. Uzatindana n'Imana uhabwa imbaraga usigwe. Yes. What do you want? Ni kibazo cyabajijwe mu buryo bukomeye. Umunsi menya aya makuru naratutetse ndatuza. Umukozi w'Imana bari wuzuye imbaraga z'umwuka zikirenga. Umunsi n'ubiki iki kibazo agiye gushaka amezi 4. Ageze muri Amerika abaza umwana umwe w'umunyamwuka wari wamutumbiriye cyane aramwegera. Ari matoya tutaraja mu mindi mbwira ikintu ushaka. Ari mwankeneye imbaraga z'Imana zigukorera mu ngo usengere nzagira ubuzima busa n'ubwo bwawe. Nyawe. Yes, mwami. Hari abatabaza wa pasiteri b'abanyamwuka abantu bose gusa no kubacira imanza ngo kanaka yaraguye kanaka reka mbireke turi ku gatuta ngayesoma. Birebire. Basezerera umugaragu wa Abrahamu n'abantu be. Basezera Rebeka. Mani gumugisha. Bifuriza Rebeka umugisha. Abo nabanyamugisha uzusengera abana bawe iki uzuvuga iki cyane uzubasengera umugisha wuye uzuvuga uwandi uzuwera kuba Ibrahimu muzi ko Israel ariyo iri kuri sterling isi ni iri kuri vora kubera iki ni ibintu Imana yavuze uzutinda kuzimana hari n'iby'Imana yakubwiye kare muri iyo mpamvu yatsinze abanaki yari kubwira umugabo w'Imana Yoshua ngo hari iby'Imana yavuganye natwe. Oh wagendanye natwe. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana izakwiyereka nshuti yanje wihemuka. Imana izakuzanira igisubizo ukiri kazahabu utabaye ibuye ryacitse kubera icyaha ubutayi urabuza ariko ngaye soma twumve nshuti yanje. Baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzofu. Baramubwiye ngo ntukabingumba cyo kirakemutse kandi nti bari ko basenga bari ko ningo kuno dongi bari ko bategeka vali samaya. Haleluya. Yesu abadamu b'abanyamwuka nta muntu wo babimbira abakobwa basenze bamize Yesu tiwo bakoresha icyaha habe nubwo uzana imodoka nubwo uzana miliyaridi y'amadolari. Ai yava umuyumbe wasenze neza wataramiye Imana akumva umara bw'Imana tiwo muhinduza indege nubwo uzana indege y'Yesu ni Boeing ni habe nubwo uzana intwaro za missile ya hydrogen missile ballistique ngaye soma twumvertian. Sina ngabanyamwuka upfa kuba twaruko wumva dukomera Imana mashitani bene tibikunda Imana igufasha umenye icyo umwuka yavuze wagendanye natwe mu bihe wayamyi ai finizama ravaniga ilimanga itonde Imana yaravuze wa mutamu wihubuka gufata uburozi wihubuka wa mukobwa ngusambane wenda nibo uzanyeganyeza Afrika. Praise Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu haleluya. Saba kubyitondera cyane wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye mwami wanje wanesha Imana wazigamye Imana bari hano bicaye bazi Imana yavuze mureke tutere hano nkazi. Praise Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Praise Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nubu mwuka aravuga iyo umureke Imana rirahari biragusaba kumenya niko umwuka yavuganye nawe. Habe nubwo abahungu bose bari hano Kenya boje hanze nta muntu uzahagarara umugisha wawe icyo Imana yavuganye nawe kizaba cyane. Haleluya. Hatukuzwe. Tagikomeye imbere izina risumba yandi
ijambo rye ijambo rye Tonde rirarema neza ijambo ijambo ry'Imana rirarema soma kuri 60 niho imbaraga ziri cyane nani ngo mushaguruka nshuti yanje ndizera ko ufite imbaraga ndabanezerewe mwene data bayumbe bahanuka yore bikomeye haleluya uri umunyembaraga waratikamiwe cyangwa imbaraga z'Imana ziracyari ku buzima bwawe uzabazi mu barwanya akagace ka Kayore cyangwa nukuma kugenda genda gusa ngo twishimye wishimike umugabo w'Imana yari kwavuga ngaye soma tu urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. itonde neza abantu bigishije babarimu mukurikize neza aragapwe kari hejuru kari agatre kameze nk'agapwe niko gatuma uprononsa ngo ruzahindure apana guhindura no guhindura byoba ariko cyane kari yako haruguru reba niko gasinyifia ko ari ukuzafata conquérir abafite Bibiliya z'igifaransa cyangwa icyongereza niwango uruzaro rwawe ruzasanga abanaki rubahindura abakristo rusanga abaferizi rubahindura abakristo rusanga abayebusi n'abandi n'abariya bose b'Afristiya rubahindure bahinduke uko batari bari. Haleluya Amen. ngani yagira usoma mu yindi Bibiliya kumve gatoya ababonye za Bibiliya navuze gatoya ngasome bihuta badufasha somisha tudakeneye gutinda cyane Bibiliya ijambo ry'Imana. Haleluya amen Imana ishubahiro inshuti zanje Amen amen Imana yawe yagiye he igeze igenda ibibazo biza bihinduka ibibaya abakristo bahe basenga tukabibona kibitariho turamutsinzi je nuko ndazi kuririmba amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo iyo biza bikagera tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. Imana ikugendere ngaye soma tumve Nuko basezera kuri Rebeka ashana n'umuja wamurezi. iyo ni Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa itagatifu Bibiliya ijambo ry'Imana. uraza kumva hasoza iyo tezisi ya nyuma ngaye soma Kuri 60 ukomeza aho ngaho waruri barikiwe yego dutangire. Nuko basezera kuri Rebeka ashana n'umuja wamurezi n'umugaragu wa Aburahamu n'abaje bamuherekeje. inshuti yanje ugende wanga icyaha cyane tuzakorana n'Imana uvanga ati bikunda Imana ntizirarana n'ibigirwamana tibikunda yari ibintu wiyaye gusa bitabaho tukamenyera Imana tukamenyera ijambo ry'Imana tukamenyera abagaragu b'Imana basizwe barimo abashumba bazi Imana n'abadamu basenze kera tukamenyera uwo ari we wese yawe umukobwa yawe umuhungu tuzi Imana yamenye yari tuzi mu pasiteri bamusengera tuzi n'ijambo ryahinduye ubuzima urabibesha abantu benshi ngaye soma twumve cyane Bene wabo wa Rebeka bamwifuriza umugisha bati bavuga gute mushiki wacu yes uzakomokweho n'abantu ibihumbi icyo kubingumba kirashize uzaba bitabarika. yabyaye abahungu bangahe yabyaye Yakobo na Esawu siko muravyibuka ariko turi kumwe ariko cyangwa bamwe Bibiliya azayigumana mu nzu hafu kwezi kugashira yabyaye Esawu nande na Yakobo. reka tubaze tuhereye kuri ruhande hari amateka make yamuza mwibuka ya Esawu amateka mwumva y'umugabo wari ibishimbo atanga ubukuru murayazi cyangwa ntayimuzi zarabaye cyangwa ntibyabaye none mumaze kumenya ayo makuru reka tubaza abayumbi uwo mugabo yakomereje muri wa murage baraze nyina cyangwa byashiriye Byararangiye. iyo utitondeye icyo Imana yavuze akantu gatoya gato impishi y'umunsi umwe yo kubuza ubugingo buhora biragusaba kwitonda tentation nuwango Yesu yagaragajwe mu buryo butatu ariko bwose anesha très vainqueur sinomye ko très puissant yari umunyembaraga Yesu tumukomera amashi zirenze muri kigaragazo cyose yari batsinda Yakobo karitonda ngo kitonde gasohoza ivy'Imana yavuze ibibwira abanyirarume manishi ngaye soma twumve cyane
urubyaro rwawe ruzatsinde abanzi. gutsinda ni ugutsindwa. Ndabajije reka tubazanye noneho turi maso. Iyo umuntu avuze ngo yatsinze aba yatsinzwe. Iyo utsinze urahindura cyangwa uragumugatwarwa mu kigari. Bazita dominium, urafata agace kaba kawe, agace karakaba nakamo karindwi gahinduka ku ruzaro rwa Yakobo wakurikiranye cy'Imana yavuze. Soma Bibiliya, iyo ni Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa itagatifu? Ijambo ry'Imana. Hari uwabonye ntagatifu? Sawa, ubarikiwe. Ngaye haguruka nshuti yanje. Some wihuta cyane. Katuzamura Imana ngo biramugenze ngo guhindura. Ugasanga muri kumwe n'abantu muri foyer wamunebwe akaba ari guhindura abanyamwuka bose bagahinduka abanebwe gusenga kugashira. Ugasanga abantu bari mu rusengero wamunyamwuka agatsikamirwa kubera ko wenda adafite ubushobozi bwinshi agatangira kumvira umunyamafaranga ariko ari indaya cyangwa wenda roga. Sikindi watsinzwe. Ukinjira gutya mu muhana cyangwa ukinjira mu mudugudu cyangwa ukinjira mu gihugu kirimo abantu bakoreshwa n'imyuka mibi. Tusenge ngo ako gace gafatwe imbaraga z'Imana zigatsikamire bagukurikire bo ufite Imana ugatangira gukurikira izabo n'ibyaha. Igihe nariko mbitekereza ku manywa niyo natekereje rya jambo ryanditse mu gitabo cy'Abakorinto rivuga ngo bamwe muri bo Imana ntiyabashimye. Uzutinya ikintu cyitwa kutishimirwa n'Imana nubwo bene wanyu bo gukomera amashi ariko wakoze icyaha kandi ukanga kwihana taco bizota nubwo woje amasayina taco mbisubiyemo imbere y'Imana y'Israel. Ngaye soma twumva nshuti yanje wihuta. Dusome mu izina rya Yesu. Havuze ngo nuko bareka umwana wabo Rebeka aragenda hamwe n'umuja wamureze n'umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Fata Bibiliya witonze neza soma aya magambo. Rebeka bamuha umugisha. Amarembo ni hari akumurya. Baramubwira bati ibintu bizabyinjirira byose. Imigisha niho yinjirira, imivumo niho yinjirira. Iyo utitonze hari utakuye umugisha wakura umuvumo. Sikindi tuba wamenye amarembo ico bivuze. Abantu bose barinjira, ibirenge byabo byose sibiziza. Iyo utitonze ngo uhagarare ku marembo, uhindure, urahindurwa. Iyo udatwaye uratwarwa. Bwana asifiwe. Ni wowe ugomba kumenya wowe uyoboye ikiyumbe imbaraga z'Imana zigenda zimanuka buri munsi cyangwa yari abantu bavanga tukabasengera kugeza bahindutse bakijijwe. Ngaye soma tumve. Kuri 60. Rebeka bamuha umugisha. Baramubwira bati mushiki wacu urabe umubyeyi w'ibihumbi n'agahumbagiza. Urubyaro rwawe ruzigarurire amarembo y'abanzi rubahashe. Amen. Ikindi kinyarwanda cy'imbaraga ruzigarurire ubwo bibaye gute? Amarembo yarafitwe nabande n'abanyamahanga, yarafitwe n'abapagani nubwo bafite ubukire ariko tibari mu mugambi w'Imana. Uko hari abantu benshi bicaye ahantu wakagombye kuba wicaye ukabahindura none niho batinze kubera ko nawe utinze mu bunebwe udasenga ngo utekinge ufata umwanya iby'Imana yavuze. Munemerere dusome kuva tuyihuta cyane gatoye. Reka turebe umwihariko w'igicaniro cyawe. Tuzamura Imana mo. Haleluya. Reka mbabaze bene data mwese muteraniye hano. Ugira umwihariko ukuntu umukonana n'Imana wowe wenyine byihariye. Bitari iby'umugabo wawe, bitari iby'umugore wawe. Bitari bizamusaza wawe, bitari byamushiki wawe, bitari ibyabo musengana. Ugira uwawe mwihariko. Yes, mwami washibanesheje. Ugira ikintu umwuka w'Imana azagenda kubwira akazagira n'ibyo akubuza bitari byo nubwo abandi babigendeyemo kandi mufitanye amasano no mu mubiri. Yes, mwami washibanesheje. Haleluya. Wari wagira ikibazo bita pilier inkingi ya mbere y'imbaraga ni igicaniro. Ugira igicaniro cyawe cyihariye wa mudamu ku buryo abantu baza bagutinya udahaye uvuga kubera umwihariko wawe wihariye. Mudahwanya n'abakeba bawe n'abaramukazi bawe, mudahwanije n'abakozi b'Imana bose mukorana umurimo w'Imana. Ramusa mugenzi we gatoye mubwire ngo haleluya. Mubwire ngo Imana yawe igomba kumenyekana. Hari umugabo wamenyekanisha Imana antera ubwoba Saint Patrick mu gihugu cya Ireland. Asanga umwana umwe w'umuguverineri yariwe n'inzoka
ngo ahagere gutya umugabo w'Imana bari wuzuye imbaraga zidasanzwe umwihariko we ukuntu avugana n'Imana n'ukuntu abonana n'Imana n'ukuntu agendana n'Imana n'ukuntu agira briefing y'ivy'Imana imubuza buri gihe ngo ahagere yamasengera wa mwana ivyo kirabanza kirarangira kirasoza umwana arakira ngo akire yamagenda afata yanzoka muri Bruce mwishamba gutya afata inzoka muri Irlande arabango ndakuvumye wanzoka we na generation yose izagukomokaho nimba no vyita generation y'inzoka sinzi ko nabivuga sinavyitaga uko umuntu yokwita ivy'abantu simbizi ariko mufate gutyo kuko simbivuze nanje amen haleluya sinovuga ikintu kitaza kivuga kuko kivugika ariko mumve ngo nubwangu inkomoko y'izindi nzoka reka nkoresha iyo terme kuko simvuga ibindi ivyo nari kuvuga wenda mu kwitega sivyo mvuze ndabiretse kuva ico gihe kugeza ngo maginga inzoka yarazivunye Saint Patrick wari wuzuye Imana yari afite umwihariko w'igicaniro cye ninka Eliya dukomera Imana mashyane bene data gukorana n'Imana utandukana n'abandi bantu bose burundu ingabo za Bayali zarishamangaje ziriruka zifata ibintu zikaza zivuga ngo Imana yabo bari birangira nta kintu kibayeho bari tanadeta Elevania itanadeta umugabo w'Imana araza mbere yo gusenga arabanza yubaka igicaniro yari afite uko aziranye n'Imana wa muvyeyi we Imana ishimwe ko ufite ibanga ryawe n'Imana byihariye Imana ishimwe wa muyumbe we tureka abandi umuntu ashobora kuba ari umuyumbe ariko azayiba nta gicaniro agira umuntu ashobora kuba ari umunyamasengesho ariko akanwe ke karanze gukira cyongereza bazo bita talkative tiwo hindura isi uvuga ibintu bitabaho umuntu ashobora kuba ari umupasiteri ariko yanga abandi bapasiteri nta gicaniro mbisubiremo umuntu ashobora kuba ari umuyumbe rurangiranwa ariko ubwibone bwararenze tugira lote ni vaya turi maso bene data dukomera Imana amashyi biragusaba kumenya bamwe wenda isezerano bagirana n'Imana alliance ishobora kuba ruvuga ngo ntiyakagira umuntu uzaza gutanga mu ikanisa wenda akaba afite ibanga riteye gutyo nuko igihe cyose mu rusengero ku cyumweru uzuzira ko hari umuntu gutanga mu rusengero niko nkubwiye ndi Imana Marivanisaya Destavenia Imana ikamubwira ngo wewe abandi baza batanga icyacumi nimba wafashe 10,000 ugatanga 1,000 wewe uzoza utanga 2,000 cyangwa 3 akaba afite alliance igicaniro cyihariye iyo umuntu avuga gusimana ariko atagira igicaniro mwibagirwe tahazagera reka dusome ijambo ry'Imana yeme turi kumwe baza mugenze nk'Imana iguye kugira umwihariko bandi gusana Kigali ngo sija gusenga abandi ntibagiye ta alliance ta sezerano yihariye abagabo bose ntiyagaza agenda nuko bagiye yari afite umwihariko we mwene data Imana igumugisha abayoboye gahunda ni inshuti yanjye cyane twigeze guhurira ahantu ni ngaho Yesu yamaze kukwinjira neza uzuvuga Imana ikongerere imbaraga zo kuvuga nanje nabitekereje ndi mu nzira ntekereza ndi umwihariko wa Etienne Stefano tiyosengera abantu gupfa no kuvumwa tibikunda afite umwihariko we n'Imana agakiza karinjiye mu buzima bwe karinjira akazaba ngo nubwo bantera amabuye mbasabiye umugisha baza mugenzi wese ugira umwihariko kubakugiriye nabi ico kirarenze cyapfa kumvikana bango wongera umuramutse gatoye mu Kristo si umuyumbe se baza ngwese abakugiriye nabi umwihariko wawe ni urukundo umuriro twakiye aho tuzamura amaboko Yesu cyubaro haleluya saba kwitonda cyane ntabwo umuntu ashobora gukorana n'Imana gukorana na leta n'ibindi iboni gahunda z'amategeko iteko nshinga n'ibindi na Imana ni briefing nuvuga ngo utabikoze gushobora ngabari abana bene Eli baba nikabitwara nabi kugira ngo basambanire ku gatuti ngo bajabura inyama barapfa reka basome kuva igice cya 5 umurongo wa 2 kabasome bihuta cyane tuzire mu magambo yanyu katuzamura Imana moko muri hano mongere baze mugenzi wawe nakabazo gatoya mubaze ngwese ugira imbaraga mubaze ni gatoya bangu muramutsa gatoya mubaze ngwese mu Mana ugira imbaraga akindirimba yakoze ku mutima wanje Mana wagendanye natwe mu bihe bikomeye tacu zaba wihishe muri we tacu tuzaba kuko twihishe muri we tacu tuzaba
twihishe muri we Ebeneza Ebeneza mana wa tuzahuye Ebeneza mana we tuzahuye Haleluya dufatane nabo Satani ntishaka kumenya ibintu bibiri icyambere ntishaka ko winjira mu mbaraga cyane ntishaka kusenga cyane ngo winjire mu mbaraga nusenga cyane uzahishurirwa imyuka yo mu kirere abakristo baza basoma mu Korinto ngo cyangwa mu Efeso ngo turwana n'imyuka yo mu kirere ariko akaba imyuka ya mbere izibanza bita ngo nabatware nicyo baza bita mu Gifaransa les princes de Satan ni imyuka izirwanya ivuga butumwa mu bihugu ikarwanya amasengesho yabera mu bihugu niyo myuka iri kwirwana na Daniel icyambere nico Satani zayanga icyakabiri tishaka kumenya gakiza cyane ngo ukinjiremo kugira ngo ubuzima bwawe bwigarurirwe n'Imana burundu tabwo Imana ishaka kugukiza gusa irashaka ngo ugire kamere yayo Yesu mwami wajonesheje ahari urwango haba urukundo wakiriye kamere ahari ukudasenga habe gusenga wakiriye kamere wakomeye Imana mashyane soma aya magambo kuva 5:2 ubarikiwe Bibiliya iravuze ngo Farao arababwira ati Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisiraheli sinzi Uwiteka buhagaze gatoya hano muri Afrika nuko tutagira ama epreve cyangwa ama test abazungu gabo rimwe na rimwe kenshi barabaza ngiye kurangiza tuvuze ko uri umukristo ngiye inyanja ya Pacifique itondagire kandi amaguru ndaje munsi uyitondagire gutugenda aho tuvuze kusenga Imana aya mazi ya nukuyanganaga senga cikemo ta mateste tugira nizo Mana twagize nizo bahati naho abazungu gakeshi bazagira uta test ngaye bitwereke umugabo w'Imana yashatse guhabwa ibintu ijuru rifite isi tagira Elisa yambuka amazi bwa mbere ngo agaruke arasenga cikamo Tiyanasenze ngo avuga amagambo menshi yarabajije ngo ese Imana ya Eliya mvuye gushaka ko nazanye igishura kazana umushumi iyo Mana iriye ngo avuga iryo jambo amazi acikamo gira mugaze ngo haraho yari yageze ongera umubwire ngo gukomanga you need to knock yes tukazugarukira hafi tugarukira abarozi n'abanebwe bandi n'abasambanyi n'abandi bagarukira wewe nimba usenga ushaka kuzahindura amateka n'isi igira imbere Bese Imana cyubaro haleluya tushobora kwigira imbere ngo ugire kamera isa n'iy'abatahageze Yesu niyo mpamvu yari ko asenga yasenga gutaya kubita yagaruka agasanga bigishwa bakiri hano ku ngombe basinziriye uramenye tukasizirire uramenye tukasizirire uramenye Kristo ageze kure taba kirwana n'imyuka y'abantu ngo baranyanga bamfata nabi bantwara gutya abasigaye arwana n'imyuka kuri ya Daniel tiyaraga ifite ikibazo cy'abaturage yari karwana na le prince di grec le prince di perse abatware kurikirane neza ntabwo yari korwana n'abantu ndana navuze ngo uyu mugabo ntitwomubona anti keretse dukoze ku Mana ye we bazabakoraho gutya ku rugambo bakaba baragufashe bagukoraho gutya kuvuga ngo kubunebwe bwo kudasenga ukabura fashwe bazamugenze ngo ese nawe barakuze kibazo kinini cyane bangu muramutsa gatoye baza ngo ese uretse ku Mana ahandi hose bazabatestinga gutukabura Bese Imana cyahe kumenya muriro kuburyo bakubura bakubona nkande ubana n'Imana bakubona nkande uri Eliya bakubona nkande uri Mose wa none bakubona nkande uri Esteri wa mukobwa we wamize Yesu ni gute bakubona kugateste k'ibihumbi 10 Injili ya Bwana Yesu uramenye tukasizirire uramenye tukasizirire
nzirire. ariko n'abantu bagira amahoro. Twe tuba mu mazu atari yacu ariko umuntu agasinzira akagona ntabone n'umwanya wo gusenga ngo iki kibazo kizaveho. Ese ko mwana ngo twishyura amazu none n'ejo ni umutekano uzima ko abantu benshi baba ngo ntibabishyurire amazu. Uzira ngo wamanuka usa naho washitse nk'iwawe kandi wayukodesha inzu atari iyawe. Ese we ntiwogira nako gahinda kacu n'abandi wakomeye Imana cyane ndarasha amahoro gute kandi turi mu bibazo by'ubuzima wo gusenga. Uramenye tukasinzire, uramenye tukasinzire. Imana uramenye tukasinzire, uramenye tukasinzire. uramenye tukasinzire, Baba we uramenye tukasinzire. uramenye tukasinzire, Uramenye tukasinzire. Uramenye tugiye gusoma amagambo abiri dusoze kuko nkeneye kumva umushumba wanjye. Dukomere Imana amashyi cyane bene data. Iki ni igihe cyo guhindura system. Hindura system nimba utasengaga genda usenge. Ibibazo Wongera usenge. Muri nzira ngo genda usenge wongera usenge. Utandukanye kubazwa. gusenga kwa Umwe mu bantu babitse mu butunzi bw'Imana bwonyeganye za Afrika n'isi. Ariko utinza ahantu tibosohoza iby'Imana yavuze. Munemerere dusomere ijambo. Nirishake ari ryo ryongera rigusaze mu isi y'umuka. Haleluya. Umugore umwe arayasenga muri Korea y'Amajepfo ngo asenge ngo buce. Umupasiteri umufite yarapfuye ejo bundi bamwita Yungicu. Yari afite abakristo benshi ku isi. Noneho uwo mugore ngo arangiza ayo masengesho hahandi muri yandego hafi yaharyo bahubaka ikanisa. Ngo bahubaka ikanisa. Umwe mu bagaragu w'Imana bari baza makuru arabati nubwo mwubatse iri kanisa ahangaha hari umuntu wari warahabundiki, hari umuntu wasengeye. Nshuti yanje hano muri Kayore tuhabaye gusa hari impamvu itumye uhaba mu isi y'umuka hari ico wavukiye. Utegerezwa kugera ku rwego abantu b'Imana bazahirwa kubera amasengesho wabibize muri aka gace. Komera Imana amashyi cyane bene data. yes Ngaye soma gatoya kadusoma itangiriro 37 umurongo wa 5. Aya ni amagambo yose ateye ukundi. Haleluya. Aguhesha kumenya iby'umwuka yavuze. Sinzi icyo umwuka yavuganye nawe. Sinzi icyo yavuganye n'uri. Mwabonaga bene data Imana yahaye impano yo gukora uyu murimo. Tureke naba badiyakoni. Abapasiteri bazagera ku bintu bikomeye. Si hano bazabana koropa gusa. Bagera no ku rwego bakoropa no muri za toilette. Kubera iki? Icyo Imana yavuganye nabo tushobora kuzagera kuz'Imana yavuze. Iby'umwuka yavugana nawe utabikora. Kuko Imana izi gutestinga irabanza igakaranga ikazimenya ngo se azayumvira. Ese yoca bugufi yoceceka ntavuga umwaka ugashira kandi nta complaining. Kabagabo yes kwihagarara no gukunda kuvuga turi ibihumbi. Ngo ntiyobona amahoro ngo umwaka ntiyoce ngo ntibampaye umwanya. Aho siku Imana wenda yabishatse. Wari wiga ibanga ryitwa guceceka. Ayo makuru sirayazi. Reka nkureke ngaye sana tuvuge. Itangiriro 37 umurongo wa 5. Soma tumve gira twumva umwana wageze kuzimana yavuze. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Barushaho kugira gute? Kumwanga. Iyo ugeze ku rwego ukorana n'Imana ukorana n'abamarayika. Haleluya. Tureke n'abantu bamwe na bamwe bagushamikiyeho. Ubugeze ahantu isi itokwishimira kuko turuwise. Bisubiyemo gatoya ndabirangije. Ngaye soma. Arababwira ati ndabingize nimwumve inzozi narose ngo twahambiraga imiba mu murima umuba wanje urahagarara urema iyanyu miba ikikiza uwanje bigenda gute iwikubita imbere. Nimuhaguruke gatoya dusome ijambo ryo gusenga ariko nimubazanye. Bwira mugenzi wawe ngo Imana igufashe uzogere ku rwego ibibazo bikwikubita imbere. Apana kubisengera bikwikubita imbere.
ibibazo muramutse usengera gatoya bizokubita mubwire ngo uzagere ku rwego ibibazo